akumva radiyo, umunyamakuru aravuga Riri, ese uri gusoma mwana wa? Yego mama. Rero mwana wanjye ujye ukunda gusoma ni byiza. Uzi umwana we atangiye gusoma akiri muto ntiyibagirwa ibintu, amenya ubwenge, akurikira mu ishuri. Umwarimu iyo akize gushyira akantu ku kibaho ahita amenya kugasoma, urumva? Kandi ujye wiga neza, uzige neza, ujye wimuka ubone amanota meza, nugera mu wa gatandatu ukomeze. Kandi ujye wirinda gukora ibintu bibi. Nimba naraguguriye kino gitabo kugira ngo ujye umenya gusoma, kibe icyawe, ntukajye wiba iby'abandi, ntukajye ukorakora utuntu tw'abandi twa bagenzi bawe ngo utware ikaramu, utware igitabo cy'undi ufite amatsiko. Ujye umbwira ko hari ikindi ushaka gusoma nzakikugurira, siko? Kandi rero ikintu wigishijwe ukiri umwana biba ari byiza, uhora ukizirikana. Burya iyo ukoze ibyiza ukiri muto cyangwa bibi birakugaruka iyo ukuze, urabyumva? Ujye wirinda gukora ibibi kuko byanga bikunda birakugaruka, byaba ibyiza cyangwa ibibi birakugaruka. Niyo mpamvu baca umugani ngo ukore neza ukayisanga imbere. Ujye uharanira gukora ibyiza uzabisanga imbere. Mu bukure bwawe uzakura uri umuntu w'inyangamugayo, ukundwa n'abantu kandi n'igihugu kigukunda, urumva? Akuzukuru kanjye kakuze. Kakuze. Ese mama Riri, Karameli, ubushize ko naje nsanga kadahari wari wakohereje he? kari ku ishuri. Ntabwo twaje ari kuwa gatanu, kari ku ishuri. Gusa uyu munsi urakama ukajya kunsura? Mama urajya kunsura? Yego Riri aragusura, kandi urabona ni ikigoroba burije, kandi ejo ni ishuri kuwa mbere. Gusa urumva wajyayo? Ni byiza. Oya reka nkubwire, uzajya mugiye gukora ibizami muri uku kwa karindwi, murafungirwa ikiruhuko gikuru, ubundi uzahita ujya kwa Bibi. Rwose ndakwemereye, dore Bibi aranagukumbuye. Ese wiga mu wa kangahe? Mama uragerageza uzaba uwa mbere. Aratwika, uzi ko nazi gusoma. Reka usanga akunda ibitabo, asoma imibare yaba yarikugereka, mbese uzi ubwenge. Uzamenye ubwenge, ntukajye urangara mu ishuri. Nuzaba ubaye uwa mbere nzaguhemba. Uzaharanire kuba uwa mbere. Nuko mama kibondo cyanjye. None se mama, mu Kiyovu muri aho? Mwana wa twari turi aho. Yewe turi aho natwe iwacu, ariko uruzuba rwaratuzengereje, n'izabukuru zitanyoroheye, imitsi, imivuduko. Mwana ubu ngubu narazengereye, ubu ngiye kuzitura hasi ngenda, nawe urabibona ko maze gusaza. Ariko mama nubwo urarwanya, reba aho ugeze. Ni ukuri no kuba ugifite agatima ko kuza kumusura rwose, ahubwo uracyashoboye rwose. Ni ukuri nishimye mama. Mwana mba nabakumbuye, nakumbuye kano kuzukuru. Hagenda arandota nkabona ngahobera, mba nabakumbuye nabuze uko ngira. Ni byiza ni ukuri kutugeraho. Ibaza ahantu waturutse ukaza ukagera Kimironko. Nuko none se uwawe hari mwana wanjye ko hataba kure, nuko mba nihanganye. nase nabigenza nti ko muba mwantereranye ntimunsure. Mama turagukunda, tuzagusura. Ikiruhuko kigiye kugera, nzane n'umwuzukuru wawe. Aka ngaka uzakame kajye kankuburira, dore singira unkuburira, sinkigira n'umugongo wunama. Ma uzaza? Uzaze. Ariko mama waretse nakazajyana na Bibi nzaze. Oya Riri, ntabwo mwajyana kandi ukiri ejo ari ishuri. Reka uzagenda ubutaha mu kiruhuko, siko?
shariri urebye nyine inkuru yanjye ni fomani gute se kandi abizi nyine cyane wowe uramudushya ngaho mbwira bya bintu noneho ndumva ntari bunashobore kuyibara byagenze ukuntu gute byagenze urabizi nyine ko duherukana sikuru nyine twe twapanze ko nibyo gusura nyine mwana wa mutipe ibyambayeho nagahomamono shariri naragiye nyine njya gusura umwana ko twe twabipanze agenda nambaye neza niyakije nyine nawe urabizi nambaye neza ati ndagenda nyicara nyagira nyine nsuza umutipe mbona nyagera asanga cyane bateye oya wibwiriye muri zihorere nararaburijwe ngo ati se nsubire inyuma nicare mbireke nyine umutipe mbona nyine yabibonye yashaka ako ni filime mwakinaga hakenewe ntabwo byari inkuru ntabwo ari na filime byari ibintu bikomeje narahageze ndabasuhuza nyine niyigira seriye mbega nyine avuga ati se ndamusuhuza gusa ni mate bimeze biti sawa umva ntabwo bari kufite bw'iki nahise mba nyine seriye ari ku mutima ngiye kuwuta hasi oya ni matera ati se wini uri kujya ngati ahantu arinjiye nyine ngira nyine guhekenya iminwa buri uko bigenda ibintu biri gutitira nyine murafite ubwoba ukuntu ririmba nararaburijwe uretse ko nari nipangiye ko ndibona hakura ipoco amafaranga nyine nawe urabyumva napanze deo nyinshi inshinga sana cyangwa yahageze none se njye hari ikintu njye ntari kwiyumvisha none se ubundi jama wawe ni umuntu ufite na animateri nanjye simbizi njye nari nzi ko batari inshuti ako nyine ntabwo byabura kandi mani menye narakubwiye njyewe ngo turiya bushuti bundi wasanga hari agakobwa wari wabwiye diru zawe ari ntabwo ari sawa mani usikari wowe tuganira n'umukobwa naganiriza ngo ahantu ugiye kugira abarinde ahubwo ntiwamenya wasangana animateri ahubwo hari ibyo yari yapanze n'indaya urabizi nawe wabona ahubwo iyo nza kubasereye nawe twari kugira kandi mbona ntazi ibyo na animateri ubundi nta kintu arakubwira ahubwo yatangiye kumbwira ati seri uri kujyayo guhita ugenda asha mbega nyine ubona ko iri kumvura mbega nyine ubona ari umuresere ngo ati se ni mate nagendaga nyine noneho bitatu b'inshuti turaganira gusa nyine animateri yahise nyine ubona tangiye nyine kumvugisha ati nyine riri naribi turicara turaganira ati serire nawe hano wini nawe hano ruhazi ndavuga ati nari mazi umuntu turaziranye ni inshuti yanjye animateri nkabona sinzi ukuntu abibona naje ndamubwira ati naje kumusura ni inshuti yanjye ngo ariko ngo reka mubwire ibintu nubwo waje gusura uno musore nyine mbona ko hari icyo ashaka kumbwira nyine azana ibintu byinshi nyaruguru uko nyine turabyumva turaganira tipe wawe nyine mbona yaraburijwe gusa nyine nawe niba ari n'agakino simbizi mani wasanga ari agakino niba ari kumwe na animateri kandi ahari abizi ko ngiye kuza kumusura nkasanga animateri ubwo urumva hatarimo akantu ese ubwo animateri ubwo ntiyese amenya ko ufite telefone kandi ko mbizi neza ko wari waravuze yuko nta telefone ufite ahubwo suzi ubu shadibu nayo mfite naje nanayifite mu ntoki oya abyiborera arambwira noneho ukuntu ibiti ndayimaraho ni muri mayinazi dore n'ubundi wari wifite ahangaha numvaga nyine nanjye natwitse ntabizi gusa ndakeka yarangiye yiyemeye cyane nyine nawe ndakuzi shadibu bwawe ariko njye ndi kubona uriya mutipe ariwe wabikoze abishaka arabizi ko animatera dukarira anafatanye fone oya nta kintu wigeze umubazaho nyuma yaho nyuma nyine narabaje ati se animateri ko naje nkamusanga mu rugo yaje gukora iki arambwira ati animateri kwari cyane barafitanye gahunda nyine ngo barigurira hano ngo ati se ko biziko twari dufitanye gahunda gute wemera animateri ngazano kandi ubizi neza ko ari animateri wanjye ubwo urumva ibyo bintu wakoze sha ni wararaburije fo avuga ati fo ari reka mbwenge ese mva ku bantu sivuga ati mana ubukipe bw'iki gihe wapi umuntu arakuraburiza neza ako se wini umva mbabarira inkuru ya animateri tube tunayiretse ndumva ingeze ahantu ndumva noneho ngiye no kunjya mu matwi kunzengereza byatari gusa mana ku kipe nakoze ahubwo se mbabarira undize ukuri ko
urabizi ejo tuzajya ku ishuri kandi urabizi kuva ku ishuri tutariye amandazi ni ikibazo gikomeye ukunzi kare umva ni ikibazo amanu gikomeye urabizi ukuntu nkunda ishuri nahita amandazi ndivamo oya ahubwo reka mvuge ko tuzabigenza ukuntu gushaka ukuntu dutoroka nyine byadanje kandi hari n'abatipe mani bafite amafaranga baratwemereye ko batugurira amandazi wowe bindekera nzabikoresha shose ahubwo mbwira ahantu tuzaca ahubwo wowe ikintu uri bumfashe ugomba gushaka ukuntu dukwepa animateri uretse ko aba ari gucungacunga urabizi njye animateri imana urabizi ko ndakana keza ndabizi barabizi ko ndakana keza n'abayobozi barabizi yewe n'abaprofe bacu umva wowe bindekere zakata zacu subizi se nta n'umuntu uzashona oya nta muntu uzashona baby wanjye urabizi ko nyine animateri aramutse abimenye mama wawe baraziranye byarabizwe ko ndi n'ikirara nawe tujya duce ku kuntu ntawamenya ibyo nakubwiye buriya njyewe mba nzi inzira zimbonekamo amashabi mwana ahubwo tugiye karagaruka mwana wabonaga abana ahubwo gira tukigire nabi gira nyine mwana ubundi mba nkubwire bajya bavuga ngo voka y'imbwa igihema ahubwo umunsi noneho ubuse butoye turaringaniza we nta kibazo nase urabona atarama ubwo ujye unamenya yuko ukiri n'umwana wenyine umwana ku mafaranga ze njye n'umwe mbo turi za nta iki gipapuro mama nishaka kukivuga ndi ikofi twarishogoye iyi kofi mani izajya idutera n'amashato tuzaduhora twanduranye asoma inkwaya ye mani nahi ase wini ko nawe utabaho mwana ahubwo njyewe nari maze iminsi nakubise ukuboko ngeze amahirwe arakantu tubijye kugura ugura uvuga ngo amandazi nyine karakara tubijye kugura amandazi amafaranga nk'aya ngaya wayagura amandazi wakira ariko ubu nagiye maze kubagira amandazi ese ntabwo nta nzoga cyangwa zivuye ahubwo mwana uzi ko ugihutije abantu ahubwo mani njyewe ako nk'ubu ngubu mbanze ndebe neza ako amafaranga ntaribi sha ikibazo iki ahubwo se ubu nta n'ayandi mafaranga arimo wenda nk'uduceri yawe yaribagiriwemo shamana nta n'uduceri yaba yibagiriwemo we agakaba umugabo ngaho da ngaho da ariko mana reba disi yawe
n'ibyo yarakandera neza. Yesu sha yaragiye kugura imiti. Wowe ku mana ubuse koko se mwana we reba nta n'irangamuntu irimo. Ubuse irangamuntu we yayishyize hehe basi? Cyangwa ndayisize nko kwa muganga agiye kugura imiti. Ubuse koko mana yanjye akuburindarinda ngira impuhwe ziki nta kazi ke sha. Nashaka ikintu cya mbere ni uko njyewe niboneye n'amafaranga nayo ibindi byo ntabwo bindeba. Ahubwo iyi kofi nzajya nanayibikamo n'andi mafaranga kabisa n'ikintu ibaye. Ariko rero uburyo ngaragaramo n'iyi kofi ariko ntari amafaranga ntabwo ari make nzaguramo indi kofi. Akangaka ndagaha akana ko mu rugo kazajya kayikinisha. Iki ngiki ni ukukijugunya cyangwa nzanagifatiriza umuriro. Nta kintu bitwaye wanjye, icya mbere ni uko njye niboneye n'amafaranga nigendera. uburinzi umera gutya koko iyo utubwira hakiri kare ko warwaye ko ukaza kwa muganga hakiri kare. Ubu koko ugirinze gutengurwa gutya. Nuko mana ya gusa mama wizere uzakira. Ubwo uwageze kwa muganga arakira nta kibazo. yanze ndwaye ikintu mu rubavu. Urubavu sinterura. Mwana wakoraho wumve. Base mama waba waraguye wituye hasi. Ni ikintu kizanye. Mama umurana muganye na dogiteri araje agusuzume nibiba ngombwa niba ari ukubagwa bakubage siko. Hangana ubwo bagukuremo serumu akabona biri aho ubwo nta yindi bagusubijemo babonye ko biri aho. Ukaba tuzi urakira mama kandi Imana ikurinde rwose. Imana yanjye turacyagukeneye mama, tugukeneyeho byinshi umbabarire kandi urakira mama, urakira bambi. Ariko mama ubundi warinze kuremba koko bigeze aha kuki utatubwiye mama? Nza kubabishya. Mama Ndanagarukaraho. cyego ko mana yanjye ukarinda kubyihererana ngo urandushye undi ndeba ninde mama? Niwe nsigaranye rwose nta mpamvu yo kuvuga ngo warabicecetse. Nza gukoresha umwana wawe. Ese umwana naho hari aho nawe byose azaza kugusura. Nayamubwiye arababara ariko mana azaza. Mana yanjye Mama muraho. Ese nta mahoro kuba uje ntumwansuhuze kuba ndi gukora etide bivuze yuko utansuhuza mama? mwana byancanze turanabyibuka ninje no mu nzu. Nese byagenze gute mama? None se mama ko wari wagiye kureba bibi
ni amahoro ko mbona ntazi ukuntu umeze. shamana nta mahoro ntayo. Si mama ko wacecetse ukanyihorera ni amahoro wambwiye koko. sha mwana wa uzi ibintu bimbayeho? Ntabwo mbizi mama. Mama ari we bibi wawe ararembye, nari ngiye kumujyana kwa muganga, singeze mu nzira ndebye mu ishakoshi mbona amafaranga nagiye kubikuza bayanyibye. Agahinda karanyishe mbuze icyo mfata n'icyo ndeka, ndabase mama ndamujya imbere nta mafaranga yo kumujyana kwa muganga. Sinzi mwana simbizi. Mana yanjye koko ubu koko ni ibiki koko mana yanjye? Ubu se bibi arabaho koko? Shabi se ndabigenza gute? Si ubu koko kuki ubundi kubera iki koko ntagiye nkurikiza inama mama yangiraga nkiri muto nkiga muri primaire ndabyibuka ni ukuri. Uko kumana nzabigenza gute koko? Mama ndibuka ambwira ngo ntibikoze neza ndi neza ngo uyisanga imbere ngo wakora nabi nabwo nabi nayo ikakugarukira. Bibaza ni ukuri wenda iyo ntatwara amafaranga ya wa mugabo nkayamuha disi kandi nawe yari agiye kuvuza umubyeyi we. Kumana yanjye ubuse mama we kubona nawe agahinda kamwishe, ubu nawe yarwara nabigenza gute? Mana yanjye kuko wambabariye koko Mana wambabariye, amafaranga asunge nayakura hehe? Nawe ni nawe duherukana kera, sinzi amakuru ye, sinzi ngo bimeze gute, sinzi ngo ariho mu buhe buzima. Wenda basi ari kubona amafaranga nkara ko twavuza bibi nk'ukuri. Ubuse kuko ndabigenza gute? Ako disi use koko subune ikibanza cyanjye nawe twakoze ibintu bibi byinshi ndetse sinzi ko nawe byaba bitaramugarutse. Ubu nawe ntabwo icyo nzi cyo nawe ntabwo amerewe neza pe, nta buri kintu kibi cyamubayeho cyangwa se akaba ari ibintu biba ari gucamo kubera inabi twagiye tugirira abantu. Nyine nta kundi, iyo ukoze neza ubisanga imbere, wakora nabi nabwo nayo ikakugarukira. Nta kundi nyine ngo twaba twizize.